ko ari kubwira abantu ko batazajya mu ijuru. Ntabwo mu ijuru ari mu isoko. Nta n'ubwo ko azajya mu ijuru nabwo ntahazi. Azi ko ari ahantu muzagenda ariko ntiharagaragara imodoka muzagendamo, ntabwo tuzi niba tuzagenda n'indege, nta n'uzi n'aho azanyura, ariko kuba Anastase ndi hano ntabwo bibujije ko ndi mu ijuru. None ubimenye. Ntabwo ndaza kurenga ku ijuru data yanyinjijemo ngo nze kujya ku ijuru ry'ababwiriza butumwa risaba ibishyimbo, risaba ibitoki, risaba kuzana amafaranga. Sizani yagera wejeje ikawa ngo bizane ngo Imana ngira gushyira mu bwami bwo mu ijuru. Zituringa urajya mu ijuru. Abantu mudatanga amaturo n'icyacumi ntabwo muzajya mu bwami bwo mu ijuru. Never. Icyo ngicyo uvuze urabeshye cyane. Urimo urahaha ukizeza abantu ibidafite ububasha. Kandi reka twongere tugushimire kandi tuguha ikaze wowe ukomeza kubana natwe hano turi ni ku Mwizera TV show. Nongeye kuguha ikaze nawe udukurikirana uri mu bice bitandukanye by'isi. Ushobora kuba uherereye muri Amerika, ushobora kuba uri Burayi, ushobora kuba uri ku mugabane wa Afurika cyangwa se wa Aziya. Tuguhaye ikaze. Wibuke gukora subscribe niba uri mu cyano. Ikindi kandi niba uri umusangwa, comment, like ndetse na share ni ibintu by'ingenzi kuri twebwe. Ikindi kandi tukomeza kubashimira uburyo mukomeza kutugaragariza ubufatanye, munaduha ibitekerezo ku biganiro bitandukanye tugenda dukora. Uyu munsi rero twongeye kuba turi kumwe n'umutumirwa wacu, turi kumwe na Apotre. Uyu munsi agiye kutuganiriza ku kibazo cyabajijwe n'umwe mu bakunzi bacu agira ati ese mwazadufasha mukadusobanurira ijuru niki ririhe, ase itariki yo kujya mu ijuru niyihe, ko twabibwiwe tugasanga basogokuruza barabibwiwe nanone tukatuba tugishaka kumenya amakuru ariko mu byukuri bamwe muri twe batabisobanukiwe. Uyu munsi rero Apotre agiye kudufasha kurushaho gusobanukirwa ijuru niki, tuzajya ryari nirihe. Apotre kongeye kwikaze. murakoze mwese abadukurikira mu biganiro by'ivuga butumwa n'ijambo ry'Imana. Ngira ngo bamaze kunsobanura uwo ndiwe na Apotre Anastase, ariko nabwo ngaba n'umunyamakuru w'umwuga. Ibyo bintu byombi nabwiye ko byombi byuzuzanya. Ngira ngo ndumirwa kuri televiziyo kuri kamera bashatse ko nzasobanura ku byerekeranye n'uburyo abantu bazajyamo mu ijuru. Ngira ngo abantu bafite amatsiko cyane yo kujya mu ijuru nubwo atari njye uritanga, ariko bagira amatsiko y'uburyo babwiwemo ko bazajya mu ijuru. Reka rero umwami wacu Yesu Kristo, Imana y'amahoro ibane natwe mu ikiganiro, niryo sengesho ryacu, hanyuma iduhe n'ubwenge bwo gusobanukirwa ibyo ari byo. Bwana munyamakuru, hari ikibazo ngira ngo nze kukubaza dushingiye kubabajije ibyerekeranye no kujya mu ijuru. Ubundi umuntu avuze ngo tuzajya mu ijuru, mbita ko mbibaza numva nanjye ngize ikindi kibazo gikomeye. Tuzajya mu ijuru kuko umbwiye ngo nzajya ahantu, nahita ngo nakubwira ati nyabune none aha nimba bifite ubushobozi mfasha mbite ko njyayo cyangwa se ndebe ko nagerayo. Ariko ijuru ni iki? Ijuru ni irihe? Abantu bumva ko bazajya mu ijuru he? Ndakeka iyo abantu bavuga ko bazajya mu ijuru ngira ngo bashaka kuvuga heaven, the abode of God. Yes. Ahantu tubwirwa ko ariho Imana iba ituye n'abamarayika. Nyeka ko wenda ariho ahantu babumva bazajya kubera ko bumva ko ariho bazabasha kuba neza like ibibazo batazabasanga nk'ibyo bahora muri iyi. Iyo usomye umuhanuzi Yesaya 66 ku murongo wa 3 muri iyo mirongo yaho kuva ku murongo wa mbere, Uwiteka aravuze ngo ijuru ni intebe yanjye, ngo isi nayo ni intebe y'ibirenge byanjye. Ubwo sinzi nimba abantu bashaka gusanga Imana mu ijuru, ariko bakayikura ku ntebe. Sinzi uko ikigenderewe, ariko kuki ubundi abantu bashaka kujya mu ijuru bafite amatsiko cyo kujyayo? Ni ikibazo gikomeye. Ariko reka kugira ngo abatwumva tutaza gutebya wenda mukagira ngo n'ubwakana. Ntabwo ari ubwakana, ariko nabwo hari ibyo ntemeranwamo n'abantu. Ngira ngo ijambo ijuru cyangwa se mu ijuru ni intwaro ababwiriza butumwa benshi n'abakozi b'Imana bitwaza bagira ngo bagushe abantu neza bari mu isi, bababwira neza ko bagiye kuzajya mu ijuru. By'ukuri iyo urebye rimwe na rimwe hari n'igihe natwe dusobanurira ibintu tutazi, ukarangira umuntu inzira nawe utayizi, ukabwira umuntu ngo uzajya mu ijuru, ariko wakubaza ngo azajya mu ijuru ahagana he, azanyura he, nabyo utabasha kuba wabisobanura. Ariko nyine kubera ko iby'umwuka ntawe ujya imbaka, buri muntu wese ahita akavuga ati uzajya mu ijuru, uzajya mu ijuru, bwoko bw'Imana uzajya mu ijuru.
ndetse hari n'abantu bajya bafata umwanya bakabasengera kugira ngo bazajye mu ijuru, bikabagusha neza cyane. Ariko tujya tugira amakenga mu byo tuvuga n'ibyo dukora, kubera ko uburyo bwo kujya mu ijuru bujya bunaba intwaro ituma abantu bamburwa imitungo yabo, ndetse ijuru bakumva baryishyura, bakaryishyura kugira ngo bazabashe kuba bajyayo. Njye nibona ahantu hahera, nicyo kintu natangirirayo, ariko nabwo turaza kwibaza ubundi mu ijuru nihe. Mbere yuko nkubwira ko uzajya mu ijuru, nubwo ntazi niba uzajyayo, ariko mu ijuru nihe. Hari uburyo abantu babara mu ijuru mu buryo bw'ubumenyi bw'isi. Tubona ko hariho imigabane cyangwa se imibumbe, nk'uko dufite isi tukagira indi mibumbe, harimo za Venus, harimo indi ngira ngo bagiye biga ubumenyi bw'isi, iyo mibumbe barabitwereka mu bumenyi bw'isi. Ubwo ni uburyo bw'abantu n'ubwenge bw'abantu, ariko tubyemera nyine nk'ibiriho. Noneho ndetse twasoma Bibiliya nayo ikatwereka ko Yesu yicaye hejuru y'amajuru. Bibiliya ivuga mu ijuru, mu yandi magambo ikavuga ko ari hejuru y'amajuru yose. Ndetse no mu isengesho ryacu rya Data twese, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Urumva Notre Père qui es aux cieux, iriya au ciel rimwe na rimwe mu isengesho bayandika iri mu buke au ciel bisanzwe, ariko hari aho bandika au ciel yo mu bwinshi, uri hejuru y'amajuru, batavuze ngo uri hejuru y'ijuru. Noneho rero ibi ngibyo, ariko icyo twemera iyo duturutse mu itangiriro, tubona neza ko Imana irema yaremye isi n'ijuru. Ni ukuvuga ko reka dufate ijuru wenda rimwe. Noneho rero tukaza kujya ku kintu cyo kuvuga ngo abantu bazajya mu ijuru. Bazajya mu ijuru niyo mvugo ikunda gukoreshwa. Niyo umuntu turi kumubwiriza ubutumwa turamubwira ati kora ibi ngibi uzajya mu ijuru, kora neza uzajya mu ijuru, gira gutya uzajya mu ijuru. Buriya rero nge uko mbibara, icya mbere ntabwo mu ijuru abantu baza hariho. Noneho mu ijuru ndagira ngo ubwire ngo nta nubwo ari ahantu. Mu ijuru ntabwo ari ahantu, ntabwo ari any place wakereka umuntu, ahubwo ijuru bavuga ni ukuntu, is a system. Ntabwo ari place, ntabwo ari ahantu, ahubwo ijuru ni system. Ubwo nagira ngo nize gusobanura uzajya mu ijuru, uze kwibaza niba koko uzajyayo cyangwa se niba utariyo. Ubwo ni ikibazo turaza guhura nacyo. Hanyuma ndaza kuvuga ku byerekeranye n'uburyo ki by'ukuri ijuru riravugwa muri Bibiliya. Ijuru rirahari, isi nayo irahari. Cyane ko imvugo cyane ya Bibiliya ikunda kugorana cyane ku bantu, kugira ngo abantu babashe gusobanukirwa ibyo ari byo. Hari ibintu tujya twiga cyangwa se twagiye twiga mu itangazamakuru, muri journalism and communication, icyo umunyamakuru agomba gushingiraho, kandi birakabwiriza butumwa natwe turi abanyamakuru. Hari ibintu bita 5W. Ibyo bintu bitanu umunyamakuru agomba gushingiraho, harimo kuvuga ngo inkuru utangaje yose igomba kuba ugaragaza igihe cyayo. When ugomba kuba ugaragaza uwo iyo nkuru ireba, who, ukamwerekana. Ugomba wati habaye iki, cyabereye he, where, hanyuma kuki cyabaye, why. Ibyo bintu ugomba kwimenya, ndetse washaka kongeraho how. Noneho nituzatubwiriza abantu tubigisha ijambo ry'Imana, tujye twibuka ko uretse ko mu iyobokamana cyangwa se mu ivugabutumwa hakoresha méthode ex cathedra cyangwa se expositive idatuma umuntu abaza, ariko bituma abantu barushaho kumenya kugwa mu rujijo, ndetse bakanategereza ibyo bashobora kuba barahawe. Ngira ngo mu byazanye Yesu Kristo, iyo ngiye mbwiye umuntu ngo uzajya mu ijuru, mba nsa ngaho mpakanye mission ya Yesu, kuko ubwo Yesu yaba arasize ntacyo akoze. Niko mbibara, kandi aza no kubikwereka muri Bibiliya. Ari nayo impamvu dufata ibyakozwe tukabihindura ko bigiye gukorwa, ni ukugira ngo abantu babone uko bacuruza ibyamaze kurangira. Ubundi ijuru ntabwo ari future. The heaven is not future, is the past. Kuko ijuru twararihawe, ntabwo ijuru turi kujya kurihabwa. Iyo urebye mu butumwa bwiza bwa Luka,
ibyo mission ya Yesu Kristo, Luka 19:10, umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyazimiye. Iyo bavuze gukiza, ni ukuvuga ngo iyo umuntu agukijije aguhungisha aho wahuriye n'ingorane, aragukiza nyine agukura hahandi muri ya makuba yawe. Kwa kiranswa urumva ko ni uburyo bwo guhindurwa cyangwa se guhindurirwa andruwa warurimo, kuko urakijijwe. Iyo umaze kuhagira nk'umwana cyangwa se nawe umaze kwiyuhagira, ntabwo uguma aho wiyuhagiriye. Hari amazi yahiretse aranduye, hari isaya ryacu ryose ryakuvuyeho riracyahari. Ntabwo wafata umwana mu ibase wamwagiriyemo, iyo base ndi kuvuga n'isi, noneho ngo ufate yabase umuterekemo umurekeremo ngo basi ngo wuhagiwe. Ubwo ntacyo aba yuhagiwe. Umukura muri yabase ukamuhindura ahandi hanagomba kujya kandi hateguwe heza, kuko ubukoze icyo bita nyine kumuhindura uko atarameze. Icyo bita ijuru nicyo cyazanye Yesu Kristo, niyo mission yazanye Yesu, kugira ngo Yesu adukura aho twari turi mu isi twinjire mu ijuru. Ikindi naza kuvuga aha ngaha, uburyo bwo kwinjira mu ijuru abantu bavuga, urumva twamaze kubisobanura neza ko ijuru ntabwo ari ahantu, ijuru ni ukuntu, ni transformation spirituelle, guhindurirwa ahantu, guhindurirwa uburyo, guhindurwa uko utaruri. Twabikoze dute? Twinjiye mu ijuru gute cyangwa tujya mu ijuru gute? Inyigisho ya mbere yigishijwe y'abantu uburyo bwinjira mu ijuru, ngira ngo Yesu yayigishije Nikodemu mu butumwa bwiza bwa Yohana mu gice cya 3 umurongo wa 5. Nikodemu yajyaga yigisha abantu ko bazajya mu ijuru. Yari umwigisha w'Abisirayeli asanzwe, nk'uko abapasiteri bigisha, nk'uko abayihaye Imana bigisha, nk'uko abapadiri bigisha. Nikodemu abwira abantu ngo muzajya mu ijuru, kuko icyo gihe mu gihe cya Nikodemu ryari isezerano riri muri fitiri, byari muri future, kubera ko uburyo kwinjira mu ijuru bwari butaraboneka. Ariko noneho Yesu we ahageze aramubwira ngo, Nikodemu aramubaza, aramubwira ngo utabyawe ubwa kabiri ngo abyarwe n'amazi n'umwuka ntabwo azinjira mu bwami bwo mu ijuru. Aho turaza kwibaza ikibazo kimeze gutya: niba utabyawe ubwa kabiri, kubyara ubwa kabiri, guhindurwa mushya muri Kristo Yesu, abamwemeye bose muri Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yohana mu gice cya 1, abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahawe ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. You are the children of God. Iyo uhindutse umwana w'Imana ntabwo ukibaye umwana w'isi. Yesu yabibwiye bene Aburahamu muri Yohana 8, aravuga ati mwebwe muri ab'isi, muri abaso Satani, kubera ko bari bakiri mu isi, atari ko ngende uw'ijuru. Ni ukuvuga ngo uw'Imana ihinduye umwana wayo ibimwinjije mu bwami bwayo, kuko umwana ntajya kuba mu kigunda, ahubwo umwana ajya kubana na se mu rugo rwa se aho agomba kuba. Ibyo kandi Yesu yabibwiye abigishwa be harimo Tomasi na Filipo, abateguza ko bagiye kwinjizwa mu ijuru. Aravuga ngo ngiye kubategurira ahanyu, kugira ngo aho ndi namwe bariho muzagira mute muzaba. Ndaza kukubwira uburyo banahinjiye, ndaza kubigusobanurira uburyo binjiyemo. Ariko hagati aho ngaho ryo tugomba kureba, urumva niba umaze kubyara ubwa kabiri, warabyawe nyine, utabyawe ubwa kabiri ngabyarwa n'amazi n'umwuka ndazinjira mu bwami bw'Imana. Reka tube turetse ibyo kuvuga amazi n'ibiki kubisobanura, ariko tufata icyo bita kubyarwa ubwa kabiri, biduhindura umwana w'Imana, umwana w'umucyo, tugafata ubwiza bw'Imana bwite. Ibyo byonyine bise ko bikwinjiza hehe mu ijuru, kuko icyo waburaga kugira ngo winjire mu rugo kwari ukubyarwa, kugira ngo ugire inkomoko ifatika. Hanyuma aho ngaho nacyo bita gutsindishirizwa. Hari ikintu kimwe njya mbaza abantu, ibyerekeranye n'ijuru. Ntabwo abantu bazajya mu ijuru gusorongo, ntabwo bazajya mu ijuru none undi ajya mu ijuru none undi azajya mu ijuru ejo, undi azajya mu ijuru ejo bundi, undi azajya mu ijuru kuwa kangahe. Ntabwo ari uko kwinjira mu ijuru byabaye, kubera ko abo yahamagaye yarabatoranije kandi abaha ubwiza. Iyo turebye tubona neza, Bibiliya itwereka neza abantu Bibiliya igenda yerekana ko bagiye bajya mu ijuru. Urugero, aho Bibiliya yerekana ko Enoki na Eliya ngo bagiye mu ijuru. Eliya ndetse akajya mu ijuru adapfuye, agiye muri serwakira. Ariko Eliya tubona ko yaje kongera kugaruka ari Yohana Umubatiza. Iyo ni inyigisho tuzasubiraho ubutaha. Ariko ngo binjijwe mu ijuru, bagiye mu ijuru. Tukabona neza uburyo uwo bita Mose yinjiye mu ijuru, ndetse umunsi umwe Yesu yigaragaza ari kumwe na Eliya na Mose n'abigishwa be bose. Icyo gihe ngo Petero aravuga ati turaca ingando, imwe yanjye indi ya Mose indi ya Eliya. Uko bari babonye ba Mose, kandi igihe Yesu ngo yari abiyeretse mu mucyo utangaje w'itangaza, bigaragaza ko batari mu isi, ahubwo n'abigishwa bari bamaze kwinjizwa mu ijuru.
bari baririmo. Ijuru ni system kuba uri registered somewhere in the whole place, ariko ntabwo ari physical place, is a spiritual place. Hanyuma tukabona neza ko Yesu yabwiye igisambo cyari kiri ku musaraba, arakibwira ati mukanya we turabana muri paradiso. Rero ni ukuvuga ngo icyo dushaka kuvuga gutya, dushaka gusobanura urugero rwa mbere. Umunyeshuri iyo akoze ikizamini, icyo kizamini akaza kugitsinda, agakorerwa deliberation. Ubwo deliberation, mbere yuko uwo munyeshuri akandagira mu cyumba cy'ishuri, deliberation amaze kwerekana ahantu umunyeshuri ari, nuba condition niyo gutsinda akibuka akajya mu kindi cyumba cy'ishuri. Ese uwo munyeshuri nyuma yo gukora ikizamini cyamwemereye gutsinda, hakabaho deliberation, mwarimu azagumya kumubwira ngo kora ubone uko utsinda, kora utsinde ubone uko wimuka, cyangwa uwo munyeshuri ari muri system y'abamaze kwimuka? Aho kandi uze kumva neza, kubera ko ikizamini ratsinze. Urupfu rwa Yesu Kristo rwaje kugira ngo rudutsindire tubone uko twinjira mu bwami bwo mu ijuru. Ndetse Yesu nta nubwo ari gusiga atatwinjije mu ijuru. Aho uraza kubyibaza uvuga ati noneho ninde uririmo, uri mu ijuru gute kandi uri mu isi? Abagalatiya 2 arakubwira ngo iki 20, nabambanywe na Kristo ariko ndiho, ngo nyamara ntabwo ari njye uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri njye. Ese Bibiliya ivuga ngo wabambanywe na Kristo wowe ugeze ujya ku musaraba, ariko umubiri Kristo yari yambaye wari uwawe kugira ngo utambire igitambo cy'ibyaha, wowe ubone uko uhabwa ubwiza, abone uko kwinjiza mu bwami bwo mu ijuru. Ijuru rero turyinjiramo duti, tujinjiramo ryari? We babwiye ngo uzinjira mu ijuru, ntabwo ari ryo juru Kristo yaduhaye. Ijuru mubwirizwa kuzinjiramo ni rya juru ry'imyumbati, ni rya juru ry'ibishyimbo, ni rya juru ry'amasoya, ijuru ryamamazwa rw'ikawa zeze. Iryo ni ijuru ry'amafaranga, ni ijuru ry'ibyacumi, ni ijuru ry'amaturo, ni ijuru ry'ibitambo. Iryo ni ryo juru mutegereje muzajyamo. Ndagira ngo ubwire rero itariki yo kwinjira mu ijuru yahindutse, kubera ko nutabitanga uyu munsi ntujyamo, n'ejo bundi ntabwo uzajyamo, kubera ko wari guhaye nta nubwo ari we nyiraryo. Kabisa mubanze mu byumve, ntabwo ari we nyiraryo. Nuvuga ngo iryo juru rero bumva ryamamazwa, abantu bamaze igihe bavuga, n'umunyamakuru arimo arabyumva, ariko nimwe ndi kwigisha mwese abakurikira kamera, bituma ubona iyo ntwaro abantu benshi bayifashisha, muzajya mu ijuru, nimukora gutya muzajya mu ijuru. Nyine none se nshaka kugusha neza, nakubwira ngo uzajya mu ijuru. Bimeze nk'uko mu materaniro menshi y'abantu atandukanye, iyo ushaka kubwira abantu ubabwira ko Imana ibubakiye amazu, ukagira ngo izo nzu zitunguye Imana, cyangwa ubwira umuntu ngo Imana ikuguriye imodoka, Imana iguhaye visa, Imana ikujyanye mu mahanga. Imana ikujyanye mu mahanga, urabura kuba iwawe ukajya mu mahanga? Urumva se mu mahanga se nabyo ni ikindi kintu gikomeye. Abantu n'abadasenga bafite amafaranga yabo mu mahanga bajyayo. Umuntu wagiye gukora perimi kubera igeno ry'Imana yamugeneye arayibona, ntabwo bisaba ngo urambikwe ibiganza. Ariko none ngo abashaka kujya mu ijuru ni bande? Ngo muze tubarambikeye ibiganza mujye mu ijuru. Ijuru ntabwo ari isambu y'umuntu, kandi ngira ngo nyamara nta n'umuntu waguha 8 mu butaka bwe. Rero ijuru wowe wizeye, ndagira ngo ubwire ngo ijuru wizeye itariki yaryo ntayihari. Iryo juru ni ikinyoma, ntarihari, ahubwo tuzi neza ko Kristo azaza gutwara itorero. Kuko urumva ntabwo twakwizezwa ibyo twahawe. Ibyo twahawe twarabihawe. Noneho rero ni ukuvuga ngo ibyo utahawe nabyo ntabyo nyine ufite. Ariko impamvu bene data mujya mwirinda cyane, ngunda kwigisha ibintu mbagira inama, ndabizi abanyumva harimo abantu batandukanye, harimo n'abafite imyizerere itandukanye, bagiye gusigara bavuga ati dore kandi ngo na apotre ariko ari kubwira abantu ko batazajya mu ijuru. Ntabwo mu ijuru ari mu isoko, nta nubwo ko azajya mu ijuru nabwo ntahazi. Azi ko ari ahantu muzagenda, ariko ntiharagaragara imodoka muzagendamo, ntabwo tuzi niba tuzagenda n'indege, nta nuzi n'aho azanyura, ariko ijuru ryo rirahari, ariko ntabwo ari ryo ngiryo. Iryo juru nakubwiye ngo ni ijuru ry'ibitangaza abantu baremye nyuma y'ijuru Kristo yaduhaye.
kubera ko ntabwo Kristo yari kuza ngo umurimo we ube imfabusa yongera dusige mu isi kandi amaze kutubyara. Ntabwo byari gushoboka. Sinzi niba nawe ubyumva, iyo ni logique. Ntabwo yari gusiga mu masega aryana kandi yamaze kukubyara, ahubwo afite ukuntu yamaze kukwinjizamo. Nta nubwo ari ibintu bitunguranye, ntabwo ari ibintu bitunguranye. None ikindi navuga, ntabwo iri juru twahawe ari ijuru bisaba ko umuntu arikorera. Ntacyo wakora ngo uribone. Bibiliya tuvuga abamwemeye bose bakizera izina rye. Aho ngaho utanze amafaranga niki? Utanze angahe? Yabahawe ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ubwo se kandi umwana w'Imana azabura kujya kwa se? Birasaba intermediaire, birasaba resepase kugira ngo winjire mu rugo iwanyu. Kuko wamwemeye wese akizera izina rye. Noneho muri Yohana 3:18 na 19, umwizeye ndaciriweho iteka, ariko utamwizeye amaze kuricirwaho. Noneho rero utamwizera no gukuraga ari gukuraga ubwami udafite, ari gukuraga ijuru. Ijuru rero twararihawe, kubera ko nkuko nabibabwiye, ntabwo ijuru ari future, ijuru ni past. Kuko nuvuga ngo ijuru ryabaye future mu isezerano rya kera, ariko isezerano rya kera ryatungwaga urutoki ku isezerano rishya, kandi nta rindi sezerano dufite nyuma y'iryo, kubera ko isezerano twari dutegereje ryari ryo sezerano rishya ryo kugira ngo duhindurwe abana b'Imana, twinjizwe mu bwami bwo mu ijuru, kugira ngo intama n'ihene bitangire kuvanguka muri system. Umva icyo Yesu yavuze muri Yohana 14 umurongo wa 27. Yesu abwira abigishwa be, abwira na ba Tomasi, arabwira atumva rero mbasigiye amahoro. Yarabanje kuvuga ngo sinzabasiga nk'imfubyi, nzagarukaho mari aho muri. Yaramaze kubizeza ko hari amazu menshi kazagaruka kubatwara. Uwo munsi yabwira ko kugaruka kubatwara ni uwo munsi yavuga ko azabohereza umwuka wera, ariko abasobanura ko uwo mwuka wera azaza mu izina rye, n'ubundi azaba ari we. Abantu bajya bakunda kurema ubutatu butagatifu bakagira ngo umwuka wera atandukanye na Kristo. Umwuka wera ni Kristo, kuko Kristo ni ijambo wigize umuntu, kandi ijambo ni umwuka, kandi Imana ni umwuka. Imana imwe niyo kujya gusirikira, yambara kamere y'umuntu, iza gucungura umuntu kugira ngo abone kwitamba igitambo. Hanyuma mu gusoza mission yo kwigisha abantu no kubahindura abana be no kubahindura ubwoko bwe, byarangiye noneho abijeje ko atabasiga. Sinzabasiga nk'imfubyi. Uza gusoma muri Yohana 14 ibyo byanditswe. Yesu abasezeranya kubohereza umwuka wera. Yaramaze kubwira ba Filipo ati, umbonye abonye data, data ari muri nge nanjye muri we. Hanyuma aravuga ngo nzagarukaho muri, kandi ngo nzagaruka mbajyane iwanjye. Aho ngaho by'ukuri Yesu yabijeje ko azabana nabo. Arongera abwira ikintu gikomeye ngo mbasigiye amahoro, kandi ayo mahoro ntabwo ari nk'aya bisi batanga. Uwo muntu ufite amahoro ari mu isi. Ngaho nawe mbwira, isi ntigira amahoro, isi ntiteze no kubona amahoro, kuko hazaba ijuru rishya habeho n'isi nshya. Nuvanga icyari kizanye Kristo kwari ukuza kurokora ubwoko bwe kugira ngo abukure mu isi. Hanyuma namara kubukura mu isi, n'igihe cy'imanza kizagere, ariko ubwoko bw'Imana butari mu isi, hazaboneka abahamya bo guhamiriza iby'ubwami bw'Imana. Abantu basigiye amahoro, amahoro yanjye ndayabahaye. Niyo mpamvu abakiranutsi b'Imana bicaye mu ijuru bafite amahoro. Iryo juru bicayemo rero ni irihe? Kuba Anastase ndi hano ntabwo bivujije ko ndi mu ijuru. Noneho ubimenye. Ubwo natangiye kukubwira ijuru uko ijuru twarihawe. Ntabwo ndaza kurenga ku ijuru data yanyinjijemo ngo nze kujya ku ijuru ry'ababwiriza butumwa risaba ibishyimbo, risaba ibitoki, risaba kuzana amafaranga. Season yagera wejeje ikawa ngo bizane, ngo Imana ngira gushyira mu bwami bwo mu ijuru. Zituringa urajya mu ijuru. Abantu mudatanga amaturo n'icyacumi ntabwo muzajya mu bwami bwo mu ijuru. Never. Icyo ngicyo uvuze urabeshya cyane. Urimo urahaha ukizeza abantu ibidafite ububasha, kandi ijuru bararihawe. Kuvuga ngo tukimara kwizera Kristo twahawe ijuru. Reka turebe icyanditswe ubwo twari turi kuzajya mu ijuru ryari. Nakubwiye ngo iryo baguhaye ryo ndari hari itariki yahindutse. Tariki yahindutse ukimara kubyumva, ubwo itariki bari baguhaye nimba inahari yahindutse. Nuvuga ngo tuzisome icyanditswe kiri mu Befeso, kugira ngo mbahe ibihamya byo guhamiriza ko abo Kristo yacunguye, babandi bamwemeye babashe kujya mu ijuru. Haravuga ngo ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi
yaduhinduranye bazima na Kristo. Aho ni ku murongo wa 4. Kubw'urukundo rwinshi yadukunze, ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu, ubuntu nibwo bwadukijije. Nuko ituzurana nawe igihe Yesu yazukaga. Bibiliya tubwira no mu Filipi ngo yazamukanye imiryango y'abizera. Abo yari amaze gucungura ngo yazamukanye nabo. Yazamukanye nabo gute? Yazamukanye nabo muri system, mu buryo bw'umwuka. Abo bantu nubwo imibiri yabo yabipfe nk'uko Abaroma babivuze, imibiri yabo ikaba ikiri mu isi. Ni bya bindi byavuzwe mu rya jambo ryavuzwe mu Byahishuwe 14 umurongo wa 13 ngo ayirwa bapfapfiriye mu mwami, ngo umwuka navuga yeruye ngo baruhuke imiruho n'imihati. Abo bantu bamaze kwinjizwa mu ijuru kera, ahubwo barimo barataha, ni umugeni uri murataha. Kuko no kuri Lazaro turayibona neza ko Yesu yamuzuye. Yaramuzuye, amaze kumuzura yerekana ko Lazaro ari mu bwami bwo mu ijuru. Hano rero ngo itwicazanya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka turi muri Kristo Yesu, kugira ngo mu bihe bizaza izerekana ubutunzi bw'ubuntu bwayo buhebuje byose itugirira neza muri Kristo Yesu. Iri jambo dusomye Paulo yandikiye itorero ry'Abefeso, yababwiye neza bayishurira ibanga ry'uko igihe Kristo yazukaga, burya ngo yazutse hanyuma azamukana n'abera. Yazamukanye n'abera. Noneho abo bera baramaze gucungura, ubundi cyari ikimenyetso kiberekanaho ko binjiye mu bwami bwo mu ijuru. Ariko iyo dusomye mu rwandiko rwa Yuda, naho hatubwira ko ngo hari abantu bamaze gucirwaho iteka kera, ariko hari n'abandi Imana yahaye ubugingo kera ibaha ijuru. Uko niyo cyari cyazanye Kristo. Iryo juru rero rivugwa ni holy place, nahera umuntu wa mbere yahoze atari yakora icyaha. Mu yandi magambo dusomye mu itangiriro dusanga ari cyo bita Edeni. Iyo bavuze Edeni, hari ahantu Imana yageneye umuntu agomba kuba adafite amakuba, adafite icyaha, kandi n'ubundi ntiyazasubira, azahaba. Niryo juru ry'abakiranutsi ryateguwe. Hanyuma rero Bibiliya ikatubwira neza ngo kubw'urukundo rwinshi yadukunze, ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu, ubuntu bwadukijije. Ituzurana nawe, itwicaranya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka turi muri Kristo Yesu. Twinjiye mu ijuru gute? Twinjiye mu ijuru mu buryo bw'umwuka, transformation spirituelle. Gutoranywa n'Imana, kwemera kubyarwa n'Imana, ukaba umwana w'Imana, ubundi ugasigara uri mu ijuru. Icyo bareba mu isi ni umubiri uhari utegereje kugira ngo uwo mubiri uzabashe gupfa kandi uzabashe kubora. Kubera ko Bibiliya itwereka amagambo meza yerekana nuko Yesu nawe yahozeho. Yari ahari na mbere yuko yambara uriya mubiri, yari ahari. Hanyuma azaje gutamba igitambo cy'umubiri kugira ngo abantu bemere neza ko bakiri igitambo nyakuri, ibindi bitambo birangize manda, kandi abone ukuntu yireherezaho amahanga yose. Iyo dusomye rero muri Yohana igice cya 1 umurongo wa 13, haratubwira ngo abana b'Imana abo ngabo ntago babyawe n'inyama n'amaraso, ntago babyawe n'ubushake bw'umubiri, ahubwo babyawe n'Imana. Kuvuga ngo Imana yatubyaye twebwe tukigaragara mu isi, kandi Imana itwinjiza mu ijuru twe tukigaragara mu isi. Rero nta wundi murage w'ijuru dufite nguko benshi babivuga ngo kora gutyo uzajya mu ijuru. Ntabwo ijuru rikorerwa. Ijuru twararihawe, ntabwo ijuru tuzarijyamo kundi kundu, ahubwo iryo juru twararihawe. Abafite ikimenyetso cy'uko bahawe iryo juru bemera ubuntu bw'Imana yabahaye, bakemera ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, uko Yesu yaravuze ngo ntawubasha kuza ahari atari we umureheje, atari we umuhamagaye. Bene data, umvira ukuri kandi umenye ukuri kandi ukomere ku kuri. Ijambo Paulo yandikiye Abakolosayi mu gice cyaho cya 2 nkunda kugenderaho cyane muri intambara yo kubohora abagizweho ingaruka n'imyizerere ipfuye. Yabandikiye mu Bakolosayi igice cya 2 umurongo wa 8,
aravuga ngo mwirinde ababanyagisha ubwenge bw'abantu n'ibihendo by'ubusa bikurikiza imihango y'abantu iyo bahaweho na ba sekuruza karande, kandi bigakurikiza imigenzereze ya mbere y'iby'isi bidakurikiza Kristo. By'ukuri icyo ngira ngo ngubwire, nta muntu watanga ijuru, nta muntu wakwereka ijuru, nta n'icyo wakora kugira ngo winjire mu ijuru, ahubwo Kristo yatwinjije mu ijuru. Nta nubwo ijuru risabwa. Njya numva abantu basenga ngo Mana ngo uzanyibuke ngo uzambe ijuru. Yo. Ubwo rero indondogo z'ikirongo yabarasigaye ku ruhinga yarariwe kera. Uri gusaba ngo Mana uzanyibuke uzambe ijuru, kandi Kristo yaragukinguriye amarembo kugira ngo winjire mu ijuru. Igihe yasenyaga rya hema ry'ubutambyi n'abatambyi, kugira ngo utongera kugira ibyo utanga usipendinga, ahubwo umenye uve ku giti ujya ku muntu, umenye ko winjijwe ahera, utazongera kwinjira ahera h'iy'isi. Niko Bibiliya itubwira, utinjira ahera h'iy'isi. Iryo sezerano rero rya mbere ryizezaga ibintu abantu ijuru ryashoje igihe cyaryo. Ngira ngo iki kiganiro icyo nshaka kubwira, niba wizeye cyangwa se utegereje ko uzajya mu ijuru, menya ko ijuru twamaze kuryinjizwamo. Twaryinjijwemo, cyakora kubera imyigishirize itandukanye uraza gushidikanya uvuge ko utari waryinjiramo none ujye kurikorera. Ariko niyo warikorera, niyo wagira miliyoni zingahe, nta kundi kuntu we wajya mu ijuru kubera ko warikoreye. Niyo warambikwaho ibiganza, nta kundi kuntu wajya mu ijuru kubera ko bagusengeye. Niyo wabibwirwa n'umwigisha wawe kuzajya mu ijuru, icyo ngicyo ni ikinyoma. Bigendanye na cya kindi ubushize nigeze mbabwira, uburyo twananiwe kwigisha abantu ukuri, noneho iyo umuntu yapfuye nibwo tubona umwanya wo kuvuga ko Imana imujyanye mu ijuru, ko ariko yatubwiye. Oya, ijuru rye twaryinjiyemo igihe Kristo yazamukaga ku munsi wa Pentekote. Niba mubyibuka, Petero anasobanuye ayo magambo neza cyane. Ku munsi wa Pentekote umwuka wera amaze kuza, kuko Petero yarahawe urufunguzo rwo mu bwami bwo mu ijuru. Ngira ngo murabyibuka muri Matayo 16 Yesu aramubwira ati, Petero nzaguha urufunguzo rwo mu bwami bwo mu ijuru. Byaje muri nza kubera ko igihe cyo kubinjizamo cyari kitaragera, ko bagomba kwinjizwamo ku munsi wa Pentekote. Ariko ntabwo bivuze ko tutegereje ijuru, ahubwo ijuru twararihawe. Hanyuma icyo gihe bamaze kwinjira mu bwami bwo mu ijuru, Petero yuzuye umwuka nibwo yabwiye abandi bantu inzira uko bagomba kubigenza. Aribwo yigisha ubutumwa bwa mbere bw'itorero, baramubaza ati, bagabo bene data tugire dute ngo natwe twakiriye impano y'umwuka wera? Aho ngaho mu byakozwe n'intumwa 2:37-38 ndetse na 39. Petero arababwira ati, nimwihane umuntu wese wo muri mwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo, mubone kubabarirwa ibyaha byanyu, kandi namwe muzahabwa iyi mpano y'umwuka wera. Arababwira ati, kandi isezerano ni iryanyu n'abana banyu n'abandi bari kure bazahamagarwa n'Umwami Imana. Petero yigishije step umunyabyaha acamo, ariko umunyabyaha wabazwaho gukiranuka izo agomba gucamo kugira ngo ahamye ukuri kwa Kristo no guhamya urupfu rwa Kristo muri we no kwemera ko yakira ibyo Kristo yakoze. Harimo kwihana, ni uguhindukirira Kristo. Hanyuma aravuga ngo batizwe mu izina rya Yesu Kristo, ni ukwizera Kristo nk'umwami n'umukiza. Nimuguma muri njye, Yohana 15, amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagira mute, muzagihabwa. Kwambara izina rya Kristo mu kubyara bwa kabiri, ntabwo izina ryanjye ryo rikora, ahubwo twinjiye mu ijuru twitwa Yesu Kristo. Hanyuma rero Petero asoza ababwira ngo isezerano ni iryanyu n'abana banyu n'abandi bari kure bazahamagarwa n'Umwami Imana. Ni uvanga binjiye mu ijuru icyo gihe baryinjiyemo, abana bacu baryinjiyemo, ndetse ngo n'abazahamagarwa n'Umwami Imana bagenewe ijuru, kubera ko bimeze nk'aho ari konte bazigamiwe. Iyo uzigamiye umwana wawe kandi utwite, ukazigamira umwana wawe konti, ntahari mu buryo bugaragara, ariko iyo konti ni y'uwo mwana igihe cyose azaba ahari. Niyo mpamvu ubuntu bw'Imana n'agakiza ntabwo ari ibintu waha umuntu, ntabwo ari ibintu byagurishwa, ahubwo umuntu aza ku isi asanga yakira za mbabazi kubera ko uwo mwuka w'Imana ari kuri we. Amahoro y'Imana bane namwe, shalom. Murakoze cyane. Niba twakomeje kubana kugeza ikiganiro kirangiye, uhabwa umugisha, kanizere ko ibi biganiro birushaho kububaka. Niba utarakora subscribe ntibibagirwe kwikora, ikindi kandi ukore comment ndetse urasharinga iki kiganiro ku bandi bantu ufite uburenganzira ndetse n'ububasha bwo kuduha igitekerezo ku kiganiro cy'ubutaha wumva ko twazaganira. Hanyuma ciao ciao.